oya ninje hano bari kurebera match ari Remera kuba mabuye none nkajya mbona amacupa ya byera apfunduye ariko nta bantu bahica ndabaza nize batashye barayasiga aya macupa ya byera ariko apfunduye nkaba mbona nta bantu bahice ngabafana ba Arsenal baritahi ariko barazishyuye umupira babaza nyine urumva bikiri 2-2 bararumaga nyine bavuga bati ni Kamirika ninde waje kubisema icya gatatu hari ni Bisesko niko bazisika zipfunduye tawe ko saba abantu nyirika ariko niba nyirika bari banyirika barambwatiye nta kibazo mfite bayishyuye kare nase ko ntabango batashye wabareyo biruka umupira wabaza wa muntu. A few moments later ariko bakagira imana ngwiki Man United izajya ikina kuwa mbere nk'ikorera leta izindi muri weekend zirabirangije none nazindukana n'abakozi ba leta ejo ariko baragase yana yewe ngigezite ariko numva gafite urukumbuzi United ejo buracyase ndayikumbuye pe kunya Bruno ya ikira kuwa mbere nkigira gute ushaka kundoha babura baje n'umugabo wari utuye ifumbwe bucyagira atya ajya kureba umupira urumva babura baje nyine yaratuye ifumbwe hariya bucye yajyana na mugenzi we kuri stade bajya kureba umupira agezeyo agira ngo arebe umupira akajya we uko bateye n'abagatera igitego kikajyamo ntamenye ibyabaye batashye atazi icyakane hariya shatama wow batashye twangushye basubiye za Rwamaganiriya bageze hariya Nyagasambu ku isoko ramazi atari ko harya byabaye bingande ariko se ntitwajyanye rwose nkisi nibuka giye umugabo babura baje gutyo reka turebe sasa Bruno Fernandes arimo ashaka kuba arariza inkashi yisitira arari inkashi reka turebe Frederica Scott McTominay ati kufura itasiyo ya pow Martial nawe yabaretse cyangwa yasifuye ariko ni kufura akoze save ikomeye cyane umunyezamu akoze save ikomeye cyane ku minota 68 City rwose kuri uyu mugoroba izina nta rindi niba burabaje nyine nta kundi aya umunyezamu akoze save ikomeye bari bayikubise cya gatatu nyine naho umwaka ariko nishaka itware bitandatu City nishaka itware bitandatu ariko nta podium bazandika ariko se uri kugira uri gusepfura cyane urumva ariko reka tugire yandukire ko yitanga bench yisome yisome yireba hejuru yisome ntayo wabonye 0788 iri hose 25 61 62 ngiyi hano 8 8 kunya na gatanu 662 indushyi ishaka itware bitandatu ibikombe se uri perereza araryisha ararisoje ararisoje abona se umutozo ugira hari icyo wamukoraho wewe muntu utsinda gutya nta kintu mwavugana umuntu uzamutsinda gutya nta kintu mwavugana katwitahire benshi ariko se watakinira kuzirikiyaho gudahaguruka ninde wakuzirikiyaho wataye urumva igihe warebe ndatashye kabisa ubaye wakagiye ahubwo dushimira afatanye kugabaye Edi bimeze bite bimeze neza amakuru yawe ni meza Imana ishimwe wowe nanjye nta mahoro nta kibazo ndashima Imana Oscar bwa mbere nakubona utifubitse njye se ndi Emmy oya ni inshuro nyinshi kabisa nawe n'ubwa mbere iyo utifubitse wambaye umupira muremure kuri hano ari kwifubika ni style nyine ni style nta nkokora ndi guhisha meze neza ariko ni amahoro kabisa nawe wayanguvuye mu bukwe no kwabuzeho karuvati oya navuze nteka niyambariye gutya gusa bimwe by'abapapa b'i Kigali ko utari umupapa tuba dukuze tuba kwambara nk'abantu bakuru ikibazo ni kimwe ni ikihe nuko nyine iby'ubupapa bitakureba nawe igihe ntikiragera byari muto isaha ntiragera oya si ubuto isaha y'Imana ibyo nibyo ahandi mu rugo ni amahoro
mu rugo bareke. Oya ndi kukubaza nyine ni amahoro nta kibazo kihari. Ariko ni amahoro nta kibazo. Weekend yawe yakugendekeye neza nk'uko wabyifuzaga? Nta kintu nayifuzagamo n'ubundi nta kintu ntegereje ariko yagenze neza kubera ko nta kibi cyabaye. Okay, ni Edi Claude umeze neza? Meze neza. Meze neza nawe umeze neza? Ndashima Imana. Wambaye neza? Merci. Ayo mabara urayemera cyangwa ni coincidence? Ndayemera cyane buriya. Ari mu mabara buriya nemera kandi nkunda kwambara cyane. N'amakipe abyambara? Cyane cyane mukara n'umweru. N'amakipe abyambara? Ya makipe ishwe. None n'ikintu gitangaje. Nisanze nta kipe ifitemo ibara ry'umukara. Ukunda? Nkunda. Edi umeze ute wowe? Meze neza cyane Benjamin. Meze gute wowe? Nanjye meze neza. Yambaye ishati nziza. Yego. Abaye ishati nziza kabisa. Urakoze cyane. Hari abo bari guhatinga hano hanze. Kera ibintu bitaradogera. Iyo umuntu yabwiye ko wambaye neza ahita gukora mu mufuka. Biragoye. Kibi kijana ariko kakimuha rwose. Ahubwo nengize ngo wamuha nkanda akagura indi nshyashya. Oya buriya biba bishatse kuvuga ko iyo umuntu abwiye ko wambaye neza, biba bishatse kuvuga ko abibona ko ufite amafaranga. Ukavuga uti na rero ayo nasaguye nubwo atari menshi akira nguhe nicyo bishatse kuvuga. Ajya barashiriye mu kugura imyenda. Niba kugarurire se? Ugura muri ba bantu bajya kugura ibintu igiciro asanze cyanditse agahita yishyura? Oya. Ntabwo ujya winginga abacuruzi? Ntabwo ninginga aho ndaciririkanya mpaka nkivumbura nkagenda nkagaruka. Ariko rago. Uri mu katuzi noneho? Cyane ugakatuza mpaka. Amaye nka daka. Kandi ko kwivumbura ngo baguhamagare nawe urakaza. Barakwinginga mpaka. None araho ugenda bakakoreka ukagenda. Ukigarura ngo se wari uri seriye. Nka daka. Edi mu katuzi. Niko bigenda. Okay, umeze neza ariko. Amahoro kabisa. Okay. Deus nawe umeze neza? Nanjye meze neza. Cyane. Niyi imbeho se haba cyane. Ariko imbeho n'ahantu hose kandi wagerageje no kwifuza. Ariko meze neza kuba cyane no kutaba cyane byo byaterwa nawe. Nka data. Yabigiramo uruhare. Bishatse watuma biba cyane. Bishatse byaguma uko biri. Kantu ko gucutsa abantu yihaye azakareke. Ahubwo mu kanya numvaga urimo ubwira Gerard ibintu by'ibyiciro by'abahungu n'abasore n'abagabo. Sibyo? Buriya hari abantu ntumvishe nk'ukuntu Edizo se hari ukuntu ibintu bijya bimugora rimwe na rimwe kumva ikibazo. Yego. Wagiye udukore utanga nk'ingero ukavuga uti uyu mu byiciro buri cyiciro ku bantu tuzi nkanga wenda tubana muri ba ugayaduhamo nk'icyiciro wenda yaba umusore yaba umuhungu yaba umugabo niba wenda hari simbizi nyine nanjye ntabwo buriya rega buriya icyiza nuko icyiciro umuntu wese arimo akimenya si ngombwa kukimenya abakizi ubusore n'umuhungu urimo nawe umuhungu uzameza ati umuhungu n'umusore baba batandukanye. Ibyo ngibyo nimugera muri ibyo byiciro muzajya mubimenya. Icyiza nuko mwe mukiri abana. Twe nabo turagera nimuragerayo nimugenda mujya muri ibyo byiciro ndacyari umwana. Icyo ugeze murakimenya ubwo utangiye gukeka icyo urimo. Ndakeka ko wenda nabandi umusore. Harabura gato ngo ujye kubona umuhungu. Kumbe aracyari umusore yenda kuba umuhungu. Imyaka harabura gato. Burase ndari mu cyekije. Arasoretse. Edi ni umusore. Edi niba atari umwana n'ingimbi. Umwana? Oya. Atari umwana twakwicara n'ingimbi hano. Birashoboka. Ingimbi zikaba imyaka 17. Warayirengeje? Neza amafaranga uyashyira he ni wareje bagati. Wasansiye muzima yaba watereka uriya musatsi ufite 17 wanyu bakwemerera. Reba nubwo akibayo ariko ntibamwemerera ko utereka akiri muri munsi ya 18. Yabikomeye cyane. Ayo mu by'ukuri aho kantu kugasobanura ariko mu by'ukuri hari umuntu ureba akavuga uti wamugane iyi ni inyinya cyangwa ni igihanga. Ni inyinya nini cyane igihanga. Nivugiye ngo nta kipe ifite defense nkayo bati. Saga ibyo rero ubwo namwe umeze neza. Ubwo ibindi rero byo kuba umunsi wanjye ndi bumere neza kurushaho byose biri mu biganza byawe. Oya rwose wo murasiti ishobora kuguza guyibyishimo umunsi. Mani City ishobora kuza guyibyishimo byo mu kibuga nkeneye bijya mu mufuka. Ibyo tutaboneye muri stade Amahoro natwe turabitegereje kuri uyu munsi. ari udukuru abantu bakunda kumva igiparu cyawe ariko reka tuduhere
ku bintu ubona utazibagirwa ku rugendo rwa mushuti wacu Nasiri ejo bundi na mugenzi wacu Jalik, hanyuma tuve kuri urwo rugendo tuze no kujya ku rugendo rwa Gicumbi mu Bushinwa. Izo nkuru zose nzi neza ukuntu mwagendaga muzitera, ariko harimo utuntu udashobora kuzibagirwa, hari n'utwo ushobora kubuzi abantu batamenye. iyo Nasiri imbere na mbere hari abantu turi kumwe kuri YouTube bariho turahari rwose, tubasaba ikintu kimwe nkunda ukuntu uhita ubibabwira, nibanze bazamura ibiganza mbibona bari kuvuga ati mushimire Imana ko yagarutse, mushimire Imana ko Nasiri yagarutse. mbere na mbere giye ku giti cyanjye kaba ndishimira Imana wagize neza, Imana ubitangaza n'ubushobozi budashidikanywaho, nta kutageze kugira ngo Nasiri agaruke i Kigali. ukwiye ishimwe ubyubahirwa iteka ryose. Amen. Aba bantu rwose kuba yagarutse ubwabyo, kuba ariko ikintu cyamugoye, ubuso bwa Singapore burutaho Kigali gato, kugira ngo ni nka Kigali, igihugu cya Singapore gishobora kingana na Kigali wongeye hongera ngo wenda nka Kabuga cyangwa Kabone muri Kigali, ariko wakongera nkandera nka Nyamatase cyangwa nka Ruyenzi. Ngende ubuso bwa Kigali n'ubuso bwa Singapore hari bagenda bafata igihugu gitoya twose twegereye umujyi wa Kigali. Rero Nasiri yareje asanga n'umwe natoroka azagera arasa Singapore ijoro rimwe abura handage, aravuga ati mfe gutaha kuko yari niba se natoroka hano hantu kari hato biramucanga aragaruka. Ikintu cyamugoye ni ibiryo urusenda. Nasiri yariye bamuhani na Nasiri mu rusenda kuko ni imbuto zahariya ni imbuto zahara ziba ziri mu rusenda. Inanasi mu rusenda ni inanasi zahara ziba ziri mu rusenda. Imbuto uvuga uti wakurukare ukubita ikaraga Nyarugenge uti munkorere ka watermelon muvangamo na kadimu nako niki n'urusenda ruba rurimo. Yariye aravuga ati nzarya kitagira urusenda. None ngo nibera amata yamwe ibara y'ishovari naye yanyoye yumva ari mu rusenda, avuga ati ndataha nakiri ikintu gitumye umuje nataha. Bamwe amata y'ishovari yarayingamiye anyoye nayasanga ari mu rusenda. nuvuga ngo ibintu byamucyuye. Ikindi cya kabiri cyaciye Nasiri buriya kwiyogoshesha birahenda, irukura umugwavi umwogosho iriya nyogosho kandi none Nasiri utunze diredi wavuga uti Nyagasani Imana ndindi umutuhure, aravuga ati genda tashye kimara ngo atunze diredi nawe uramwumva. Ubwo dushimira Imana ko yatashye. Amen rwose. Hanyuma agira gutya ko kumwera inzoka ari ahantu se uriya muntu irobo imusavinga imuzanira inzoga yitwa ngo yimwe mbere y'uko upfa. wagira ngo nawe yari yamenye ko ari hafi. Umujana avuga ati rero mu bintu byatumye Nasiri ataha byo n'ubuntu buzima bwa hariya urusenda, kutamenya ahantu no kuba yarara azengurutse Singapore amasaha 2 akaba arayisoje kuko Nasiri aragenda cyane afata umwanzuro wo gutaha. Niyo mpamvu navuze ngo dushimire Imana ko ataragiye nko mu Bushinwa kaze kujya mu Bushinwa gutaha byari kugora nashobora no kwitukuza agasa nabo urukumva yashobora no kwitukuza agasa nabo bikaba birarangiye kuko afite n'ukuntu agiye kureba nk'Abashinwa dirika birahombye, ariko dushimira Imana ko yagarutse. Imana ishimwe kajugujugu rwose. Hanyuma bya Benjamin byo Benjamin icyambere cyiza twagize nuko yagize ngo buriya muri twamwerezaga amafoto ngo twibuke ageze inase wari Bushinwa twaraga tumwereza amafoto n'amajwi tatwibagira kuko ku munsi wa mbere tugati nabibagiwe harya ufa usute ndavuga ne karabaye ndavuga ni ibyo kanje buri munsi gira afite inshingano zo koreza ifoto koreza Benjamin kugira ngo ahora twibuka. Hati se ati muko kanya utamarya ni ndavuga harya nago hibuka handi yanzu ndende ari muri rompu yari imihanda 2 ati imihanda wizaga ko ndi imihanda 100 ubu ndamenye imihanda 2 mbwira ari yihe ko byari twari dufite inshingano zo gora tumwereza amafoto n'amajwi yanga tatwibagirwa kugira ngo nawataye. Ariko nawe twashima Imana ubwo yatahaga twagize Imana araza. Yageze mu Bushinwa ikintu cyambere cyamugoye, yamaze icyumweru mu Bushinwa ariko umunsi yambara ikabutura avuga ati ntabwo nzabona amafaranga yo kugura amakabutura kandi none nzarabira zanyonzanya amaga ku misitsi no ku ntuzi no nahangaha hano buta munsi y'imfundiko ati nzazana amaga
hari ukuntu kera wacu mu cyaro wenda batasha bavugiza Gikondo ntibabimenya hano hirya mu gashyekero muzagashyekero gashyekero saye mu giryari ariko naho ni kimwe gashyekero hano musenya uzamuka ujye murambi nuko hitwa ikigali uzamuka ujye murambi hariya gashyekero buro kera habaga ikintu cyitwa umukungugu ubusore hashize se n'uburahaye iyo zamukaga ari kwimajerwa hari korosi wakata gutya bago umukecuru ucuruza isambusa z'ibirayi kera cyane muri za 1998 bazitaga gapasi icyo gihe ukatambika imbere gatoya cyane ugazamuka aganda kajya mu ishyamba kajya murambi hejuru hariya hantu batasha niba ari uvuka oya ntuzaseke umuvandimwe uvuka oya Cyamutara ku Cyamutara haba umujyi ku Cyamutara baye na Gabiro ntari hano hafi za Kizira Kombe Cyamutara byarakomeye waba za Kizira Kombe biragoye umuriro byibuze umuriro uwuhese oya ariko igitandukanye iyo uvuze umuriro buri abantu we ntuza umuriro ni igishyitsi bacana wowe ni umuriro aho uvuga amashanyarazi yego uvuga uti mwageze amashanyarazi iby'umuriro wawe umuriro sara utaba n'uwifege ni umuriro n'uwifege ni umuriro umuriro sara utaba ntuzadutwika ko ibyaha byacu ni umuriro nuko rero Benjamin nawe dushimira Imana ko yagize angaragaruka ikintu cye cyamugoye cya mbere yambwiye yageze mu ubundi kintu nzi ko Benjamin agira nkana atabibigora azahita ataha twagize ibyago gusanga agize mu kandi abibigora arya ko icyokeje we nishaka kibari kibisi ariko abari kiba cyitwa ikigo ariko ibyago twagize n'ungo yari ahantu yari atuye hari umukecuru ubicuruza mujene twe tuzi katazataha burya ntangiye gutekereza ukuntu nzashuka abantu babana nawe bakamujyana na tabi bigora akabibora gataha ariko kubw'amahirwe abana guhora yambaye kabutura bizagorana aravuga ati kwa none je nabwiraga munsi hano y'imfundiko gato hejuru y'igitsitsino abana bakira mu cyo twaba dufite akantu ameze nka karokaro none hari ikayi twayitaga ikayi y'utuzu bacu ngiye twavuga ikayi imirongo ni ikayi y'utuzu basanga mu jene rero twe bacu mu cyaro hano hasanga hari ikayi y'utuzu hano araje abari kabutura agenda bro hikora karokaro utabizi yari ikora no mu gihe cy'izuba kuzuba byabaga ari atari aba design zabo kuva kera azi ko twa toro rwibutse ugasanga umujene akavumbi niko katuma ubundi akavumbi rero niko kabikora neza karayigize ukavuga uturamujene yambaye isogisi rya karokaro wagira ngo umuntu afite amagaragamba wagira ngo ni kuriya rero Benjamin abati reka ntahe ikabuto tuzatuma nzana koka nawe arataha dushimira Imana ko yatashye aho rero ubundi dukwiye kuzakora umunsi mukuru mwaka urangiye ugushimira ko abantu bagiye bakagaruka ibyo birakwiye cyane ubwo se uyu nagira amerwa akambuka nawe urabona azagaruka azamuka ajya gusa rya mbere ni ukumugeza Kanombe gusa rya mbere ni ukumugeza Kanombe naho bava igize naji Kanombe jari kazamuhaye baruha naho bava amahirwe buri Burayi kuri bira bigo byo hanze n'umuntu abantu bira bintu nk'ibyigisha ngo umuntu yatorotse panago wabatorotse ko niso watorokeye iwabo baba babizi agataraga batu n'umuntu afite imyaka ingahe azakora iki sawa nta kibazo turamukeneye hari uruganda rwacu dukeneye kazakora imyaka 5 baba bazakora iki nkukumbwira ngo nagiye cyangwa amagogo yagiye umuzungu atakugeza imyaka 3 ukora uje kumwiba nibikunda ariko nk'aba DJ Fabrazi baba bakira abana aragenda umuzungu akamara imyaka 10-15 yo kubakora nkanjye nakora iki ni atari ngende imbaraga zimo zirashira ikigura ko umuntu bure mwese muracyari bato ariko nkava barabizi bava kora university imyaka 40 ikintu kigura ko 40 yageze urakizi hacomoka ikintu mu mubiri wawe uya kumva ubyutse mu gitondo ukumva urutugu rwacomotse burya n'ubumva rwacomotse uzakate keke uzakate keke 40 bayuza yaza acumbagira kumbe yari anniversaire ya 40 buriya 40 hacomoka ikintu ku mubiri ntabwo gicomora kiricomora ukumva urutugu kumva ruvuyemo ukumva itako hari gutaha mu gihumbi rero aha mu gihumbi ukiranura atakose nese ko amaze iminsi ubwo nanjye 40 yuzuye oya ntabwo ari oya simava 40 ngo kuba wakoze ibintu abantu bakurura umwana nicyo cyabicomoye wakoze icyo ngicyo tuzita izo ngizo ni indwara wandujwe n'abantu bakuru tuzitorwaga impande buriya rero hari umuntu mwahuye ntazi ibintu buryo mwahuye bamenyanyemo wakoze anniversaire ya 40 harabiguhari niko bigenda iyo ukoze imirimo y'umwana uri mukuru iyo abantu bakurura umwana birakugaruka nuko birangira kuri Senkani ho
ijosi uhindukira urahindukira ngo ati nugukata fuso bava naza ukabona kujya kucomora akajya atakigira gutya muzajya mukore keke senkani zaba yuzuye yubiri rero njye na Vava Iburayi nta kintu wadutwara naho njyewe njye ntibanyima visa na Vava ntibamwima visa kabisa ndatoroka se ndakora iki si Iburayi ndakora yiki imbaraga zanjye intuza imisokoro za twatu nuto imbere abantu bakuru twita umusokoro nge kashizemo kavuyemo kera buriya abasigaye urimo buri kari kumva rirakatse kumva birihinya biravuze ngo caca oya ujya gurya wananura ivi ngo ese Vava yashaka kujya muri gym gukora iki oya gym ariko ntago abantu batoramo ibyuma gusa hari abayikoramo ukuntu bari gutitira bari gushaka kuvuga ngo dufunge hari oya buriya gym ntago ari ugutera ibyuma gusa muri gym hakorwamo ibintu byinshi kandi harimo n'ibintu byinshi ya Vava harimo imirimo myinshi ya Vava muri gym uzabonamo akazi ntago ugiye gukoramo ntago nakabura rwose kandi nawe njyewe ngiye nambutse nawe ntufite imyaka myinshi ariko yo gukorayo utagira ngo baguha viza irenze imyaka 5 5 yose nk'itatu oya baguha 5 avuga ati yaraza tumukoreshemo 3 indi 2 niyo kumusezerera ataha kuko nawe ari yaranje baguha 5 kugira ngo uze ukora 3 indi 2 amafaranga yaryo yamarire yo garuke nabaswa amaramasa yewe utahira ni nko kwivira igicumbizi Kigali Reka twigire gato no muri siporo ubu ngubu isoko rya Arsenal riratanga icyizere ku gikombe kamugeze ukoresha nende twari igikombe uyu mwaka hari ibintu tera twajyaga twita ngo ni karande kasaba ati ni karande ivukanwa ni karande muhuru ukuze itagitwaye n'ibyago bya bintu by'umupira niko twe tugita mu mupira dukora teme ngo yitwa ibyago